Tito igice cya mbere dusome dore ku murongo wa mbere. Pawulo imbata y'Imana n'intumwa ya Yesu Kristo biherewe kwizeza intore z'Imana no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri guhuje no kubaha Imana, niringiye kuzabona ubugingo buhoraho ubwo Imana itabasha kubeshya yasezeranije uhereye kera kose. Ariko mu bihe yatoranije yumvikanishije ijambo ryayo, ubutumwa nahawe nk'uko Imana umukiza wacu yategetse. Ndakwandikiye Tito, umwana wanjye nyakuri, kubwo kwizera dusangiye, ubuntu n'amahoro bibe kuri wowe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umukiza wacu. Umurongo wa 5, umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'i Kirete. Icyatumye ngusiga i Kirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibigande. Kuko umwepiskopi akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'Imana, kandi ntakwiriye kuba icyigenge cyangwa ikirara cyangwa umunywi w'inzoga cyangwa umunyarukoni cyangwa uwifuza indamu mbi, ahubwo abe ukunda gucumbikira abashyitsi, ukunda ibyiza, udashayisha, ukiranuka, wera, wirinda, kandi ukomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi, cyane cyane mu bakebwe, bavuga ibitagira umumaro. Bakwiriye kuzibwa iminwa, kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho, bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Umwe muri bo w'umuhanuzi wabo yaravuze ati, Abanyakireti ni abanyabinyoma iteka, ni inyamaswa mbi, ni abanyanda mbi b'abanyabute. Kuko guhamya ni uk'ukuri, nicyo gituma ukwiriye kubacyaha cyane, kugira ngo babe bazima mu byo kwizera, batita ku migani y'ibinyoma y'Abayuda n'amategeko y'abantu batera umugongo ukuri. Byose bibonereye ababoneye, nyamara nta kibonereye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo ni abo kwangwa urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Tito ibice 2 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo imibereho ikwiriye abakristo. Ariko woweho uvuge ibihuye n'inyigisho nzima, uhugure abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha, bitonde badasayisha, babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana. N'abakecuru nuko ubabwire bifate nk'uko bikwiriye abera, batabeshyera abandi, badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi, bigisha ibyiza, kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo, no kudashayisha, no kwirinda gusambana, no kwita ku by'ingo zabo, no kugira neza, bagandukira abagabo babo, kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. N'abasore ni uko, ubahugure kudashayisha, wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu iyigisha ryawe ugaragaze uko uboneye, udapfa gutera waraza. N'ijambo ryawe ribe rizima, ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware, atabonye ikibi yakuvuga. Hugura abagaragu b'imbata kugira ngo
bagandukire ba shebuja, babanezeze muri byose, batajya impaka, batiba, ahubwo bakiranuke neza rwose, kugira ngo muri byose bizihize inyigisho z'Imana Umukiza wacu. Umurongo wa 11 umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'Umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugire ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure, ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Tito ibice 3 dusome dore ku murongo wa 1. Ubibutse kugandukira abatware n'abafite ubushobozi no kubumvira, babe biteguye gukora imirimo myiza yose, batagira uwo basebya, batarwana, ahubwo bagira ineza, berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose, kuko natwe kera twari abapfapfa, tutumvira kandi tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turi abo kwangwa urunuka, natwe twangana. Nyamara kugira neza kw'Imana Umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera, ubwo yahaye Yesu Kristo Umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Iryo jambo ni iryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo ubikomeyeho cyane, kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza. Ibyo ni byo byiza, kuko bigira icyo bimarira abantu. Ariko ibibazo by'ubupfu n'amasekuruza n'intonganya no kujya impaka z'amategeko ujye ubizibukira, kuko ari ntacyo bimaze kandi ari iby'ubusa. Nihagira uwirema ibice, numara kumuhana ubwa mbere n'ubwa kabiri, ntukamwemere, kuko uzi yuko umeze atyo agoramye kandi akora ibyaha yicira urubanza. Ningutumaho Arutema cyangwa Tukiko, uzagire umwete wo kunsanga i Nikopoli, kuko ariho nagambiriye kumarira igihe cy'imbeho. Ugire umwete wo guherekeza neza Zena umuhanga mu by'amategeko na Apolo, kugira ngo batazagira icyo babura. Ariko abacu nabo bige kumaramaza gukora imirimo myiza, babone uko bakenura aba bikwiriye, kugira ngo abacu be kugumbaha. Abo turi kumwe bose baragutashya, untahirize abadukunda dufatanije kwizera. Ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese.